What's up my people, ngiye kubasuhuza. Uyu ni wa muhungu wanyu Cassien, iyi ni Case Empire TV. Nizere ko ukomeje kumererwa neza, wowe wakoze subscribe, mushimira ko waryohewe n'ibiganiro byacu, ugakomeza kuduha icyizere cyawe uduha subscribe. Nkusaba komeza kuryoherwa gukora share kandi ukora comment na like, ibyo nibyo by'ingenzi. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye inzozi zerekeye kurota abapfuye. Ese waba warigeze kurota abapfuye ukibaza impamvu uri kubarota nawe ikakuyobera? Uyu munsi rero nkanjye Cassien nicaye ndatekereza, ndavuga ati reka mbategurire inzozi zerekeye ku kurota abantu bapfuye. Nibyo koko tujya turota abantu bacu bapfuye, rimwe na rimwe twumva biduteye ubwoba, ubundi twaba turi mu makuba twumva biradushimishije, ariko bigenda bigira ubusobanuro bitewe n'uburyo wabirosemo. Dore rero umutwe w'inkuru ukuntu witwa cyangwa w'ikiganiro. Inzozi zerekeye kurota abantu bapfuye zishobora kugaragara mu buryo butandukanye, kandi buri buryo bufite ibisobanuro bishobora kuba byihariye. Dore buryo 10 umuntu ashobora kurotamo abantu be bapfuye, hamwe n'icyo ubwoko bw'inzozi bushobora kuba busobanura. Ingingo ya mbere: kurota umuntu wapfuye agihumeka cyangwa atari mu isura y'urupfu. Iki gishobora gusobanura ko uwo muntu afite uruhare rukomeye mu buzima bwawe n'amarangamutima yawe nubwo yaba yarapfuye. Ibi bishobora kugaragara ko hari ibyo utarakira neza ku rupfu rwe cyangwa wibuka ineza ye. Ingingo ya kabiri ni ukurota umuntu wapfuye agaruka kugira icyo akubwira. Ibi bishobora kumvikana nk'ubutumwa cyangwa inama y'umuntu by'umwihariko, niba ibyo wumva bifite agaciro nk'ibyo urimo gucamo. Abantu bamwe babibona nk'uburyo bwo kwiyunga n'ibyo badashoboye kumva mu buzima busanzwe. Ku ngingo ya gatatu: kurota ugira ikiganiro cyisanzuye n'umuntu wapfuye. Nk'ahangaha ushobora kuba warota urimo kuganira nk'umubyeyi wawe, yewe se mwahuje urugwiro, cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe. Iyi nzozi ishobora gusobanura ikimenyetso cy'uko ugikumbura uwo muntu, cyangwa hari icyo utigeze uvuga cyangwa ukora ku mibanire yanyu. Ni uburyo bwo kwiyunga ku bitekerezo by'icyo umuntu yasize atarashyira mu bikorwa. Yego, ahangaha rwose abacu turabibuka ndetse na buri munsi. Iyo rero warose haba hari ibintu utari wabasha gushyira mu bikorwa nk'inzozi zabo basize bafite. Ingingo ya kane ni ukurota umuntu wapfuye agaragara mu bundi buryo buteye ubwoba. Ibi bishobora kumvikanisha ubwoba cyangwa impungenge zifitanye isano n'urupfu cyangwa ikintu cy'ingenzi kiri gukurikirana mu buzima bwawe. Buriya bwoba bushobora kugaragaza amarangamutima yihishe nk'imihangayiko cyangwa ibibazo bitarakemurwa. Ingingo ya gatanu: kurota umuntu wapfuye akugaruka nk'ufasha cyangwa akurengera. Yego, hari igihe tuvuga abantu baba bashaka nko kuguhohotera, ukajya kubona ufite nka papa wawe cyangwa mama wawe araje aragutabaye, cyangwa umuvandimwe wawe agukuye mu makuba. Iyi nzozi zishobora gusobanura ko ukeneye guhumurizwa, wenda mu gihe uri guca mu bihe bikomeye mu buzima. Uwo muntu wapfuye ashobora kugaragara nk'umurinzi cyangwa ikimenyetso cy'umutekano. Iyi nzozi ni nziza cyane
rwose nubirota rwose ujye uvuga ati ndashyigikiwe nta kibazo. Inzozi ya gatandatu ni ukurota umuntu wapfuye ari mu buryo bwo gusezera. Ibi bishobora gusobanura ko uri kugerageza kurekura uwo muntu mu buzima bwawe, by'umwihariko niba urimo kugerageza kwiyunga n'amarangamutima yawe yo kubura uwo muntu. Gusezerana bishobora kugaragaza ko ugeze ku cyiciro cyo kwakira urupfu rwe. Ni ukuvuga ngo kuri iyi nzozi niba rwose urose umuntu hari uburyo bwo gusezera, utangiye kwakira urupfu rwe. Bavuga ko ngo kugira ngo wakire urupfu rw'umuntu byibura ushobora kuba amaze byibura wenda nk'amezi ashyika muri 7 ndakeka, cyangwa umwaka buramba nibwo ushobora kuba umaze kwikuramo umuntu wawe wapfuye. Kurota umuntu wapfuye agukorera ibikorwa bisanzwe nko kuganira cyangwa kugusura. Uburyo bushobora kugaragaza ko ukumbura ibihe mwagiranye. Birashoboka ko izo nzozi ari ikimenyetso cy'uko ukigira uruhare rw'amarangamutima kuri uwo muntu. Ingingo ya 9 ni ukurota gushyingura umuntu wapfuye. Gushyingura mu nzozi bishobora kugaragaza ko uri kurwana no kwakira ko uwo muntu atakiriho. Ibi bishobora no kumvikana nk'igikorwa cyo kurangiza agace runaka k'ubuzima bwawe bw'amarangamutima. Ingingo ya nyuma ari nayo ya 10 ni ukurota umuntu wapfuye agira ikintu runaka atwara cyangwa atanga. Kurota umuntu wapfuye aguhaye impano cyangwa agutwaye ikintu runaka bishobora gusobanura ubusabane bukomeye mwari mufitanye, cyangwa ko hari isano ukomeje kumva ku bijyanye n'imibereho y'uyu muntu mu mutima wawe. NB cyangwa notabye cyitonderwa. Izi nzozi zose zigira ubusobanuro bitewe n'uko ubyumva, imibanire wagiranye n'uwo muntu n'icyo ugerageza guca mu buzima bwawe bw'amarangamutima. Gusa muri rusange inzozi zerekeye abantu bapfuye akenshi zigaruka ku kubura kwiyunga no guhangana n'ingaruka z'urupfu rwabo mu buzima bwacu. Ndabashimiye rero mwe mwakurikiye KS Empire TV, mwabanye muri iki kiganiro nakibateguriye ni Cassien. Mushimira wowe wakoze subscribe na kuri KS Empire TV, komeza kubana natwe. Igitekerezo cyangwa inyunganizi turabyakira kandi niteguye kubasubiza muri comment zanyu. Like, share and comment. Ndabashimiye. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.